niba ari ikintu kiryo ni ituro wataye ukinyuma umugore wawe. Ni iki cyakuryoheye mu rushako? Ikiryo gicyo nyine ni iki cyakuryoheye mu rushako? nyine ituro iratinyuma umugore wawe. Mwanyese kuzimu ukuntu hameze mani nkajyayo haragurumana y'umuriro. Njyewe nkajyayo nibariza Satani ati izi mbaraga harimo irihe banga mwana. Ubundi yamara kumbwira ibanga ririmo nazanira ko nabarambika n'ikiganza ubwo bugoryi bukabavamo. Sanga umuntu avuye mu butayu ariko yabonaga kubi gatambutse arangije yita tuti mbega umwana we mbega icyuki. Nago nzajya kuryarya Imana ngo nzakunda umuntu utankunda jamais. Abazi banjye ndabanga ku buryo niyo numvisha ibyago byabagezeho ndavuga nti okay ambo. Nico gituma wanashaka muri kino gihe usanga hari ibipagane byinjiye mu nzu y'Imana tutagishobora kubaka kubwira ibyaha byabo. Niko gwaguze kibanza cy'ishengero, gwaguze imodoka ya pastor, ibyuma niko gwabikute, ikoti wambaye niwe yizanye, ibintu byose gutya naho mufatira ku ndaya aho hantu uti ntavyo nabonye. Efite mana yakuseka. Ngase. Ehe. Umuntu utanga ntavuga ese uzareba inka y'imbyeyi ikamwa litiro 15 icecetse ariko inkoko igiye gutera akantu kangana gutya irasakuza karitiye yose kawangabana yamara gutera akantu kangana gutya kongera ikasakuza fona cyagufata acakubona nk'imbwa rero ikintu gihari mugani wowe kabuno urumva I don't want your advice shut up mwangigira mtoka murangira inama mwebwe mwanzerereza imwe mwandaya mwabasinzi mwebwe murangira Nzovu nukuri kwimana nturi kuri level yanjye y'abantu ntagiririsha never ntuzijya uranisimbukuruza ngo wisimbukuruze ko kuri mutu abanyweye ibikimo ginzagwa yakamana yakanda gushaka nkakubura nkagukumbura nkakubura urya ngo abanyarwanda bazankubite basundira iki mukundira iki nimba hari ahantu nagukoshereje gusabye imbabazi. Kubera iki musabye imbabazi? Kwanza ndazimusabuye. Uzi kwirukanka nirukankana nawe nirukankana nawe Hey, boss, utumye boss mwangiza. Utumye do. Agicucu. Umva. Dovu nakuniga hano. Do. Mama. Ubu niba umumotari umuye mu kiraro mugana ubutwe batwizerara. Muse wawe nago nanjye yo nyine ubwanjye ndasa nk'igegera dore n'umumotari aravuze tazi kasike mu nkoka byaramwe. Ajeri. Hada hano bavagaye. Abana nanjye nakabonye barakana kari kunyuka inyuma gafite imbunda. Kandi uko namenye ngo ni hehe ngiye. Agabwiza. Akagaruka. Reba. Mu gitano nyibyuka yabonye umuntu yabimaye. Reba basani he. Dana hayoberwa pe. Waje ngo nakiscot kawe. Ariko yegaye gaturuka inyuma gatakashaka n'imbere n'inzira. Barakujyanira. Kandi nawe ukuntu uburyo wagendaga nk'umuyobozi w'inyeshyamba. Nzovu utazakara ifunga razifuza icyo ntabyo nza ko manase uzi imigani nk'umuntu ugeze kuruga. Yes. Kubwira igihugu giherutse gukuriraho viza igihugu cy'u Rwanda. Ntabwo nkurikirana ibyo bintu. Ukurikirana tukubaze kubijyanye n'ibyo ukurikirana cyane. Byo mu isibo mu mudugudu mu karere no mu murenge. Nakubwiye yuko abantu bizi ibungwe nta bwenge mugira. We n'amanasi nta bwenge. Katare yari kunaniye. Besine mwamubonye ko yatangiye kumanura vuba harero arakubita amaguru. Gusa agafashire ntugere kuri kantuzi ka string.
mwabonye ko mbere babaga bameze noneho mwabonye yuko yazanye umuderi w'ikanzu gutya agatuza kagaragara kandi burya mu kirokore ni nk'Isilamu uzakomera uzarimbagura amagini uzakorana n'Imana uzakorana n'Imana uzakorana n'Imana uzakorana n'Imana Noheli wabaye ikikwende wa mbobo nka data ntuzongere kubeshya abantu kuri umuhanuzi jya usambana usinde usaranguke usimbagurike akati imodoka Imana yarayibahaye iraza ni imodoka mukayatsa mukayizana umva mukaza ira modoka uyibonye kandi waradusengeye mama waradusengeye zibaho ngaho wase mama anje ngimana yabaye imodoka ya ni imodoka kubera ko ni imodoka nayinjemo nyigirira nk'umugisha ari wowe uyu bose ubu nashuhiranye n'abandi Guhumeka insigane no guhumeka igihe kitari ngombwa guhumeka twumva Sima urahumeka insigane ko Narana gikobe ariko yaminduriye ariko umugore mukuru nuriya turi kumwe uriya we rwose ntabwo ari umugore wanjye twahuye Burayi kwikora hehe bite byawe ndimo kuzamura umupira One. I don't want peace. Akukwenda kujisajazako. Naye. hagati y'agakingirizo n'abakundanye nta kindi kintu kirimo kandi abantu bagiye kumfata nabi ndamutse mbuze umugabo mbuze abagabo bakabura ku isi sha niba nakwirongora mama simbizi ukuntu byagenda wambwa uzajya witonda gute nimuvuga satani nimukamufate nk'imbwa yo ku gipangu iwanyu kandi burya n'imbwa yo ku gipangu iwanyu izi ba nyir'urugo ijya imenya n'uburyo bateye n'imiterere yabo satani azi Imana kuturusha mumbabarire sinamamaza satani mubwira ni kimwe nikurisha umukoyo waba uw'imbere cyangwa uw'inyuma waba ugurisha mu mazuru cyangwa ahantu hose ufite umwobo mu kanwa mu mubiri wawe wambwa bifate nk'akazi ubyemere nk'akazi werure cyangwa se urorere ubwo se uzagira umunwa kugeza rya nyine banenda bandi ubwo basenye indi imwe y'abahungu barenze umwe ubwana wataye ya nyine ni umuhungu twaryamanye kuryama gusinda zajemo zite nyine yaranshutse turaryamana n'agakingirizo gire ni wima umugabo wawe abandi bazamuha ko bigenda rwose kuko umugabo aremye uko numwima abandi bazamuha yes ase kuki mwa mudashaka umuntu avugisha ukuri mwimurebe ikamwimurebe uko yamwima niba wambaye ubusa wigira umuntu usakuriza munyikirize vuba Hello. 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 Ana umusazi. ariko se iyo biraza mu kurongora kunezerwa wa mana oya yagize ate warongoye burarongonisha bakurongora umusazi nyimba bazi ufite neza ufite ubumuga bwo mu mutwe narongowe n'imbwa umva sinzi ukuntu nabikubwira rubebe abandi barashatse ngenda herekeza nakoreshe prudence kirarereta gutya kirese ngabese koko kwa kunenda wakwataka wajya kumva cya kintu kireta kikagwa
nubona umugore yatutse umugabo we ngo ni imbwa uzamenye ko byahereye mu buriri. Umugore mwiza ni inyongezo, umugabo mwiza ni inyongezo, kandi burya inyongezo ni utuntu duto. Utunga umugabo mwiza i Kigali abandi barababuze, uretse rero. buriya gusura umukobwa udashyuka abaho ashyuka neza ukumva uri kwaka umuriro. Abahanuzi baduteje ibibazo benshi cyane umvise nibura 65% nabo muri ADP buriya none babare 1 2 3 aba bagore bose nabo muri ADP aba basore bose nabo muri ADP aba YouTube bose ni from ADP ahubwo dusaba ADP niteranya abahanuzi ikorane na ribu sibyo ibateranye bakora umunsi wo kubayobora nanjye niba ngombwa baze bansaba urutonde rwabo. Nubu ngo bavuga wazamaye kumupfu nzaguha watinye uzakimpfunyikira none. Washizwe ubujahe uragakoze ko gakanze kakavayo wigize ndaya kaboko uri kumva wa mwana we twumvika ndashaka kukajyana muri ebyiri. Hari idini mwenzi umuntu waryo yambwiye ngo Yesu ngo hari icyaha agiye akoze ngo ni kimwe ngo nuko yagiye atarongoye ngo azagaruka aje kurongora. Abagabo ntabwo babuze n'abagore ntabwo babuze ahubwo ni ubushake bw'abantu. Oya abagabo barabuze n'imyumvire y'abantu. Abandi barimo barabagura abandi barimo baragura una urakugura se ingi una urakugura nuko byibushe nk'umuntu utajya kuri toilette. N'abakobwa b'i Kigali sinzi ukuntu tinya umukobwa uri kumva arya inkoko yose akayirenzaho siminofe 5 mukamarana amasaha 3 atajya ku bwiherero kandi wamuye ukabona afite mu nda zera. Abakobwa b'i Kigali mufite ubugenge. Wajye pabinda ayo rima rero hari indwara zikiza indwara y'umururumba iyo ugeze muri gereza irikiza indwara y'amagambo irikiza igifu urya ibigori wumvise ukanywa n'igikoma byanga bikunda kikiza ibifu bigakira. Diabete muri gereza sindabona umuntu diabete irikiza umutima urabyimbuka karakara warangiza umutima ukiyakira ukikiza. Ibitutsi indwara yo gutukana sinigeze numva umuntu utuka undi.